Wa mugabo wasambanyije inka mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Nyirangarama, akagari ka Karambi, yasambanyije inka iza kubyara abana babiri, nk'uko mubizi inka ibyarira amezi 9 nk'umuntu yaje kubyara abana babiri, hungu n'akobwa, nyuma yo gusambanya iyo nka ikaza kubyara abana babiri, yabona ko ibyaye abantu bazima, noneho agafata umwanzuro wo kuyica akayirya, akayiha n'abandi akanagurisha. Inzego z'umutekano zahise zimukurikirana cyane, nibwo yahise abura ajya mu bwihisho, ariko uyu munsi wa none yafashwe. Mwiyumvirire ibyo yasobanuye, ibibazo bagiye bamubaza. Ikaze, ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero, nkaba ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Uyu mugabo bita Kuradusenge Frederic akaba yemeye ko yasambanyije iyi nka, ko yayicungaga iryamye akayubira ngo rimwe ngo hari igihe yamukubise no hasi igiye kumwica arimo kuyisambanya. Uyu mugabo nk'uko namubabwiye amafuti ye rero, inzego z'umutekano zamucakiye nyuma yo kugenda zimubaza ibibazo bitandukanye. Se kubera iki yishe iyo nka? Muzi ko aba bana baracyari mu bitaro, babashyize muri bomboni, bari kwitabwaho, bari guhabwa ibyangombwa bikeneye byose nk'abantu, kubera ko bafite ibice byuzuye neza nk'abantu. Aba bari kubitaho mu bitaro byo mu karere ka Gatsibo. Uyu mugabo rero nyuma y'uko bamubajije ibisobanuro byinshi yabanje kubihakana, baza kumubaza ku gitutu bamubaza se kuki wayishe, noneho nta kibazo yari ifite iyo nka, yari imeze nk'umubyeyi, kuki wayishe, kubera iki? Ni inyamaswa kandi se yarabyaye umuntu, abantu bameze nk'abantu nkatwe, kubera iki wakwica umuntu witwaje ko ari inyamaswa? Ibyo ngibyo byamunaniye kubyigobotora no kubisobanura, nibwo yaje kubyemera. Baza kumujyana mu rukiko, bamusomeye mu rukiko ngo azaburana, ariko ibyo bamushinjaga bamubwiye ko ari nkaho yishe umuntu. Ubwo bafite imyaka bazamukatira, ndaza kubagezaho kubikurikirana neza, imyaka bazamukatira cyangwa se ibihano baramuha. Nyuma y'ayo mahano bakaba bamufashe. Yari amaze iminsi akebera yihisha mu duce tumwe na tumwe, azi ko batazigera bamufata, ariko amakuru abaturage bayatangiraga ku gihe. Nibwo baje gutunga agatoki, yari yihishe mu rugo rw'umuturanyi, nibwo baje kumufata ko yatemberaga nijoro cyangwa se agasohoka nijoro akiri mu buvumo. Ndababwiye ngo nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mugeze hano ku muyoboro bwa mbere, n'abantu mwese mwagiye mukora subscribe, like, comment, byifuzo n'ibitekerezo. Niba uri kureba iyi video wahageze hano ku muyoboro cyangwa se ku muryango wanyu, uramenye n'ugenda utavuze utaba nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze ntabwo uri igitambambuga, watanga subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo kugira ngo wagure uyu muryango wanyu mugari, noneho YouTube izawagure nayo iwamamaze ugeze ku bandi bantu, kubera ko mwagaragaje ko muri kuwukunda, cyangwa se amakuru tubagezaho 5 kuri 5. Twibanda ku makuru, politike na diplomasi, indirimbo nshya zigezweho zasohotse, abahanzi n'ibindi byose bitandukanye, n'intambara zibera mu bihugu bya Afurika no ku isi hose, amateka y'abahanzi, indirimbo zigezweho z'umunsi, inshya zose zibarizwa hano kuri uyu muyoboro. Ndabashimiye cyane.